muririmbe twa kucukucu hotahe. Kahona pyariye. Abagore bakunda ibihinde. Abagore bakunda ibihinde, abagore bakunda abantu babitaho. Niba muri mu rugo mwenyine mushyiremo uturirimbo twiza, mushyiremo kahona pyariye, kucukucu hotahe, ololufeni, my love. Mwita utwo tuzina, mwita utuzina rega twiza. Mwitwa utu tuzina, ongera umwite my sweetheart, ongera umwite my love, ongera umwite my what, twa tuzina twiza, hani, mwitanaga kera. Ongera utumwite, mwongere muba abantu bato, mwisubize ubwana. Ibyo nubikora wa mugabo we, ukajya utaha ugatahana akamverope, nk'uko utahanira abana umugati mu rugo nijoro, aba ariko uzajya utahana n'akamverope k'umugore ku ruhande. Murakaza neza kuri Nyiramariza wanyu, muri kumwe nanjye Liza McDowell. Mbere na mbere reka mbanze nshime. Anyway, le 24 novembre c'était mon anniversaire, yari anniversaire yanjye. Narishimye, abantu bampaye amagift, abantu bampaye amafaranga, abantu bambwiye amagambo meza, abantu umva banyifurije anniversaire nziza rwose. Umva merci kandi nongeye ngo merci beaucoup. Uyu munsi rero tugiye kubana, hari inama abantu bangishije, hari ibintu abantu b'inshuti zanjye, abandi abafana banyandikiye bakambwira ati iki kintu uzakivugeho, reka tukiganireho. Nta kindi rero nta kindi tugiye kuvugaho usibye ko ari ikiganiro cy'abantu bakuru, kugira ngo rero ugikurikirane ucyumve, make sure ko wakoze subscribe, ukora like ku biganiro byacu, ugatera comment ku biganiro byacu, ndetse ukanabisharinga. Ubu dufashije cyane cyane. Abatarakora rero subscribe, nagira ngo muyikore kugira ngo mujye mudukurikirana 5 kuri 5. Muba muri kumwe nanjye, umukobwa wanyu Liza McDowell. Ahangaha mfite amazi arimo gombo iravura. First of all, nari mfite ikibazo cy'amavi, nababaraga mu mavi, puis nkajya ndya ibinono, nkanywa na gombo, nkanayiteka no mu biryo. So ubu byaje kumfasha, byangabanyirije n'ibiro, nubwo bitaragabanuka neza ngo bishireho, sinshaka ko bishiraho cyane, ariko ubu ça va vraiment. Ubwo rero ku muntu ugira ikibazo cy'umubyibuho ukabije, usabwa kwirinda amafarini, ntukarye amafarini cyane, et puis ukajya umakinga sure ko unywa amazi arimo gombo ndetse na karafu. Ngewe rero kwa ko karafu maze iminsi nzinywa cyane, ariko umva kandi barambwiye ngo yari nyinshi ntabwo ari nziza, so niyo mpamvu nsigaye nywa gombo cyane. Abantu batari bazi akamaro ka gombo iravura, gombo ni umuti. So uyu munsi rero muri kumwe nanjye, umukobwa wanyu, tuzajya duhorana 5 kuri 5. Reka mbanze mbashimire cyane, mbashimire mudukorera subscribe, kuri ntacyo tuba twabahaye, mutahari nta kintu twakora, kandi abantu bakora like, reka tubabwire ngo turabakunda cyane. Noneho ibaze gukora subscribe, ugakora like, ugakora share, ugatera na comment. Umva kabisa ubu uri umufana wacu w'imena. Reka tukubwire ngo aho uri hose turagushimiye, kandi ukomeze kugubwa neza, ugira ibihe byiza. Niba kandi hari utameze neza, yihangane, ntabwo ibihe bihora ari bimwe, hari igihe biba byiza, hari n'igihe biba bibi, ariko reka tukubwire ngo izere Imana, usenge, nurangiza ubyuke ujye gushaka ikintu ukora. So uyu munsi rero hari umushuti wacu watugirishije inama, yatubwiye ngo mwiriwe neza. Ndayibuka message mu mutwe, ndagenda babwiramo ibyo nibuka. Ati mwiriwe neza, ati ndi umumama, mfite abana bane, mfite n'umugabo. Ariko umugabo wanjye tumaranye imyaka 15, njyewe n'umugabo wanjye. Umugabo wanjye rero afite ikibazo cyo kuba atakinkunda.
kuko yanditse message ati afite ikibazo cyo kuba atakinkunda, ashobore kuba atakinkunda, ati umugabo wanjye ni intare y'inkazi, umugabo wanjye ni wa muntu udashobora no kungura byibura n'umwenda rimwe mu mwaka byibura, umugabo wanjye ati ni umuntu uhora avuga nabi, ahora atonoma mu rugo, ni umuntu utazi donc ni umuntu utazi nyine kubwira umugore neza. So ubu rero nkaba mfite ikibazo, umugabo wanjye arankubita, so ubu rero bimaze kunanira, bimaze kundambira, bimaze kugera kure. So ati rero kandi rimwe na rimwe hari ubwo anankubita abana banjye bareba. Nkiri aha ngaha rero, bagabo namwe bagore muntege amatwi. Yes, mushobora kuvuga ngo ibi agiye kuvuga bikura he katarubaka, ariko nganira n'abantu benshi, nganira n'abeza bafite urugo rwiza bakakubwira ibyiza biri muri urwo rugo, ndetse nkanaganira n'abafite ibibazo muri urwo rugo. Yewe mugore nako yewe mugabo ukubita umugore, reka mpere ku bagabo, kubu natwe wenda abagore ntabwo turi shyashya, ariko reka mpere ku bagabo. Yewe mugabo uzamura ukuboko kwawe, ikiganza cyawe ukacyerekeza ku mugore wawe washatse, ku mugore wawe wakoye, ku mugore wawe wakunze, ku mugore wawe wakubyariye, reka nkubwire ngo wa mugabo we urarengera, reka nkubwire ngo urarengera. Sinibaza ko muri abo bana bawe bane hari n'umwe wakubita. Ese niba utakubita abana wabyaye, kuki wumva wakubita umugore mwahuye mukuze mwese? Kuki wumva wakubita umugore utaha akagutekera ukarya ibiryo yatetse? Kuki wumva wakubita umugore ukumesera, wambara umwenda umugore wawe yameshe? Ese kuki wumva wakubita umugore ukugaburira, isahani uriraho yogeje no kubera umugore wawe yayogeje? Kuki wumva wakubita umugore ugusasira uburiri uri buryamemo? Kuki wumva wakubita umugore uguhanagurira inkweto, ukumesera ukajya mu muhanda abandi bagore bakakubona usa neza? Ibyo byose ni ukubera umugore wawe. Ndabaza wowe mugabo ukubita umugore, ndabaza wowe mugabo utazi guha urukundo na keya umugore wawe. Ese mugabo we, reka manze nkubaze, washatse uwo mugore utamukunda? Ya, waramukundaga. Ese niba hari n'indi mpamvu yatumye umushaka, wenda niba utaramushatse kubw'urukundo, ariko ubwo ibyo ari byo byose iyo mpamvu irakomeye. Iyo mpamvu rero niyo wagahaye agaciro, ikakwibutsa ko ugomba gukunda, kubaha, gutetesha, gufata umugore wawe neza. Iki kibazo impamvu nkivuzeho, ino topic impamvu nyivuzeho, nyiganiriwe n'abamama batatu. Yes, abamama batatu. Umumama ejo yaricaye arandirira. Umumama atuye Kayonza, je crois, yego atuye Kayonza, arambwira ati ndagushaka. Yarabanje arambaza ati se urubatse? Ndamubwira ntabwo nubatse. Ati njya mbona udukontenti twawe ariko nkabona ugira ari blague nyinshi, ariko sometimes hari uturimo twubaka. Ati mfasha umbwire, ndumva dushya umutima wanjye, ndaremerewe, nta muntu unyumva, ntawe nabwira. Ye mugabo we, kuba umugore washatse ari imfubyi ntabwo bivuze ko uwo mugore atagomba guhabwa agaciro. Nawe ufite abo babyeyi cyangwa ufite abo bavandimwe, wa mugabo we, ntabwo ari ku bushake bwawe, nta nubwo ari ku bw'ineza yawe y'abo babyeyi bawe cyangwa baki bawe, ni ku neza y'Imana, ni ku bushake bw'Imana.
kuba uwo mugore wawe rero adafite ababyeyi, adafite kirengera, adafite kivugira, ntabwo bivuze ko ugomba kumufata uko wiboneye. Ntabwo ufite uburenganzira bwo gusuzugura mama w'abana bawe, urukundo rwawe, ituze. Mwaremewe abagore kugira ngo babituze kuri mwe. Ese mugabo, uwo mugore wawe nituzera cyangwa ahubwo umutera agahinda? Ariko mwa bagabo, mwari muzi ko aya marira abagore banyu barira mubababaza, mubafata nabi from nowhere? Wari uzi ko ibi bintu bizajya bibakurikirana? Ni handi uzasanga umugabo ahora akora adatera imbere kubera amarira n'ubusabe bw'umugore. Mwa bagore mwe mujye mwitonda. Niba ntibeshye hari ahantu muri Korani cyangwa Bibiliya handitse ko ijuru ry'umugore riri munsi y'ibirenge by'umugabo we, n'ijuru ry'umwana riri munsi y'ibirenge by'umubyeyi we. Ese mwebwe ubumuntu buri he? Ubumuntu buri? Niba utaha ukabwira umugore wawe ugatontoma, uwo mugore niwe ukujije abo bana. Uwo mugore niwe utumye uzabona abuzukuru yewe n'abakwe. Twitonde bagabo, mwitonde. nako ntabwo byavuga ko tutakoma urusyo ngo dukomene ingasire. Iki gihe uyu mwanya nje kuvuga ku kibazo cy'abagore banganirije bakabimbwira. Ese wowe mugabo wumva ko kuba intare gutyo, gutontoma gutyo, bizakugezayo? Niba udashoboye no kugura uwo mwenda, ese uwo mwenda iyo uwo mugore iyo ubonye yambaye umwenda utaguze, wowe mugabo ntiwigaya? Ese wumva ko yawukuye? Ariko rero hari ikintu abagabo mutazi buriya, reka mbagiremo n'akanama gatoya. Reka mbagiremo n'akanama gato. Abagore n'abantu bagira impuhwe cyane. Umugore ushobora kugukunda rwose, agakora buri kimwe cyose ku bwawe, ariko mon cher, umunsi umugore yakwanze akakuruka akavuga ngo I'm fed up, akavuga ati ndabihaze, ndabirambiwe, nibwo uzahita ubona wa mugore uwo ari we wirirwaga ukinaho ukubita. Kumukubita kuriya buriya aba akubaha. Je vous jure, umugore yabishatse, umugore ntabwo wamukozaho n'urwara. Wowe yabishatse umugore ntiwamukozaho n'urwara, ntiwajya unamureba nabi yabishatse. Ariko nta nubwo mukoresha uwo mwanya baba babahaye, baba babatekeye, baba babameseye imyenda. Uwo mwanya bakoresha uvuga ngo rero nasize umugore mu rugo, reka ariko mujyanire disi aka ice cream. Ngo abagore ntibarya ice cream ngo ni iz'abana. Ibyo se mubikurahe? Reka mujyanire umugore wanjye akayawurute. Cyagiye muri abajene mariye se ukamuzanira akayawurute, yari umwana? Ntabwo yari umwana. Alors niba wumva ko urukundo rwagushizemo, yewe mugabo, niba wumva ko urwo rukundo rwagushizemo, aho kugira ngo ukubite umuntu, muhunge, ufate umwanya ube wigendeye, ujye kuruhuka, ujye Gisenyi, ujye ku mazi, ujye kuruhuka. Uraruhuka se kuko wabwiye umugore wawe nabi? Uraruhuka kuko utagikunda umugore wawe? Hari ibintu ngewe binyobera. Abantu bashakana bakundana, ese rwa rukundo rujya he? Umugore n'umugabo iyo bagiteretana, umugore n'umugabo, rwa rukundo baba bafite ruba rurihe? Iyo bagiteretana urukundo biba ari byiza, musohoka, uheruka kujyana umugore wawe ku Gisenyi wowe?
uheruka gufata amafaranga ujye muri hoteli niyo yaba ari iya make y'ibihumbi 30 umbwira ati mugore wanjye ngwino nkujyane hari ahantu nabonye agahoteli keza ahantu hatuje ngwino tujye kuganirirayo. Ibyo biheruka ryari? Ahubwo urataha ukubita umugore wamugize ingoma y'abaporoso. Mwikubita abagore banyu, mwikubita abagore banyu, mwikangamira mwitontomera abagore banyu. Uwo mugore kuba akiri muri urwo rugo rero wa mugabo we mubwize n'ukuri nagaruka ari impuhwe zawe. Wowe yakabaye yaragutaye kera cyane, kera yakabaye yaragiye yaragutaye. Ari aho kubera impuhwe afite, agufitiye impuhwe wowe kuko agusize watakara. Agusize wagwa. None wa mugabo we uzataha ubashe kwegereza ibyombo, uzicwa na brochette, uzicwa n'uturyo tw'udutungangegera two mu tubari, uzicwa n'ibiryo byo mu tubari. Uwo mugore agiye we wabasha kwimesera ko twajya tukubona noneho na ba bakobwa wirirwa gutereta. Uwo mugore agiye, je te jure, uwo mugore agiye, b'abakobwa nta nubwo bazongera kukuvugisha. Erega bakuvugisha kuko babona usa neza, umugore yakwitayeho, kuko umugore yakumeseye, kuko umugore yagutekeye neza. Niyo mpamvu buriya bukobwa nako si ubukobwa, je suis désolé, bariya abakobwa bakwirukankaho. Niyo mpamvu baba babona usa neza, wambaye urukweto rwiza, wambaye urukweto rusa neza. Ibyo byose ni ukubera umugore wawe wa mugabo we. Be careful, kuko umugore wawe aramutse arakaye, bajyanye hano bavuga ngo umugore warakaye ngo satani arazamuka akaza gutora isomo, ngo akavuga ngo ye. Rero nawe umugore wawe arakaye wa mugabo we, nibwo wahita umenya umugore mwabanaga mu nzu uwo ari we. Ibi bintu byo kujya mukubita abagore banyu murwana imbere y'abana, ese ubwo abana murabaho ubuhe burerera? Reka tubare ko wendara mwebwe nta kibazo, abana muri kubaho ubuhe burere? Ko muri kubaho uburere bubi. Abana murabaho ubuhe burere? Ubuhe burere? Umwana w'umuhungu nakura abona se akubita nyina, yarakubitaga nyina, nawe nuko azamera. Turi kubaka iki se? Turi kubaka iki? Nuko nguko azamera. Uko umwana umureze niko buri agenda. Ibyo memoire z'abana zibika, usibye n'iz'abana n'iz'abantu bakuru, ntabwo bipfa gusibangana. Ni ukuvuga ngo iriya shusho wereka umwana wawe ukubita mama we, niba ari umukobwa azakura yanga abagabo, azabona ko abagabo bose muri bamwe muri babi, mwirwa mutimbagurana. Niba ari umuhungu azajya nawe yirirwa gukubita umugore we. Gusa uri kudufasha iki? Uri gufasha iki sosiyete? Uri gufasha iki sosiyete? Nta kintu na kimwe uri gufasha abantu. Wowe urakurura wishyira umugore ngo kuko ibyo mutumvikanyeho urakubita. Nowe ntabwo bibaho. Simvuze ngo abagabo barananiranye, simbivuze, kuko hari n'abagore wenda badashobotse, ariko uyu munsi ndi kuri mwebwe bagabo. Abagore nabo nzagira igihe cyabo mbavugeho. Ako gakuko ko mu kabari, nababajije uheruka gusohokana umugore wawe ryari? Kandi ngo buri munsi urakora, ntuba mu rugo, nturuhuka, ngo urakora. Ese koko urakora? Niba se koko ukora bigaragarira he? Ntugurire umugore wawe umwenda, ntumugurire urukweto. Ariko se wa mugabo, iyo ubona umugore yambaye umwenda watamuguriye uba wumva yawukuye? Abagabo benshi abagore babo babananira kubera ko mutazi kwita ku bagore banyu. Nongere mbibabwire, abagore ni abantu bakunda guteteshwa, bakunda kwitabwaho, bakunda guhabwa. Icyo cyo mugiye mukimenya. Ni ukuvuga ngo niba nta kintu gikorera umugore wawe, azajya kuba kimukorera. Abagore dukunda guteteshwa cyane, dukunda abantu bahora batubwira amagambo meza, dukunda abantu bahora badushagaye, dukunda kurebwa, kandi turashaka kurebwa tumeze neza.
dusa neza. Abagore dukunda kwiyitaho, turashaka duse neza. Wowe uramucupije umugore wawe, aracupiye kubera wowe mugabo, none utangiye kujya umucyurira. Wowe mugabo kuba warashatse umugore w'imfubyi ntabwo bivuze ko uwo mugore adafite abamurengera cyangwa abamuvuganira. Imana irahari yo mu ijuru, kuko wowe nturi Imana, nta n'icyo uri cyo. Tujye twubahana. Kubaho ni ukubahana, ibintu byose ni ukubahana. Why? Kubera iki wumva wakura ibyo ushaka ku mugore wawe? Yes, yego ni uwawe, ariko hari n'abandi bamukeneye. Hari abo bana bamukeneye, hari icyo gihugu kimukeneye. Ntabwo akiri uwawe gusa. So fata umwanya uganirize umugore wawe. Reka niba muri mu rugo mwenyine, mushyiremo kuci hotari, mushyireho kahona pyari, murebe twa dufilime turi romantike. Umugurire injugu ku muhanda ntizigure 100 na 200. Ibyo nabyo birabananiye. Yawurute y'igihumbi, wowe mugabo kwitahanira umugore birakunaniye ngo umugore yengere yishime. Umugore aba aheruka kurya keke yagiye kwivumba muri anniversaire. Hari abakora amakeke y'amaki 10,000, 15,000. Jya muri Simba ufata agakeke keza k'ibihumbi 15 ukazane mu rugo ugaterekana ku meza, abana n'umugore barye bishimye. Mushyiremo twa turirimbo twa kera twaba makanyaga mwiyibutse. Muririmbe, hari uturirimbo twa kera twa ba Rodrigue twiza, uve kwibi byateye wenda. Hari uturirimbo tw'uduhinde, muririmbe twa kuci hotahe, kahona pyari. Abagore bakunda ibihinde. Abagore bakunda ibihinde, abagore bakunda abantu babitaho. Niba muri mu rugo mwenyine, mushyiremo uturirimbo twiza, mushyiremo kahona pyari, kuci hotahe, ololu femi, my love. Mwita utwo tuzina rega twiza. Mwita utwo tuzina, ongera umwite my sweetheart, ongera umwite my love, ongera umwite my what. Twa tuzina twiza, hani mwitanaga kera. Ongera utumwite, mwongere muba abantu bato, mwisubize ubwana. Ibyo nubikora wa mugabo we, ukajya utaha ugatahana akamverope nk'uko utahanira abana umugati mu rugo nijoro. Aba ariko uzajya utahana n'akamverope k'umugore ku ruhande, haba harimo akawurute kamwe k'igihumbi. Uvuga ati iyi yawurute ni iya mama wanyu mwabana mwe. Wa mugabo uzareba ukuntu umugore azongera akagukunda akakubaha. Uzareba ukuntu umugore azongera akaba umugore mu rugo. Na bya bindi ubona bitagenda neza nuko nawe ntakeye umuha, nawe ntabyo abona. Mwongere mwite ku bagore banyu bashaje kubera nimwe mwabashajishije. Ariko ubwo mwebwe muzi ukuntu kubyara bivuna. Kubyara murabizi ukuntu bivuna. Kandi iyo umaze kubyara bisaba igihe kugira ngo wongere kwiyitaho. Ubu se niba abyaye umwana akagira imyaka 2, umugore atariyitaho, ukaba umukubisemo undi, urabona aziyitaho ryari? We wa mugabo, urabona aziyitaho ryari? Urabona aziyitaho ryari? Niba rero ubona ko nta mwanya uhari wo kwiyitaho, muha agahenge. Muha agahenge. Wimukubita ndakugaye. Wa mugabo ukubita umugore ndakugaye. Wa mugabo we ukubita umugore ndakugaye. Nongere mubwiye ngo ndakugaye. Ese ubwo wagukubisera, ariko ubwo nk'ubwo ugiye kuryama nijoro, ariko uko mutagira n'ubwoba. Umuntu mutarerana, umuntu mutabanye, mutanavukana, nk'ubwo ugiye kuryama nijoro umugore wawe akakumenaho amazi ashyushye, waba uzize iki? Hejuru yo kumukubita. Ariko abagore baritonda. Abagore baritonda ni ukuri. Mwagiye mubona ko abagore bitonda mukabagirira impuhwe. Wa mugabo wowe uzi ukamukubita, uzi ko bishatse nijoro we yakumenaho amazi ashyushye, hasoni bakamufunga, ariko akavuga ati ntacyo nanjye ndihimuye. Iyo siyo nama mbagiriye. Wa mugore we sinkugiriye inama yo kujya kumenaho umugabo wawe amazi ashyushye. Ariko mugabo ubaha umugore wawe. Niba wumva urakaye muri ako kanya,
udashaka kugira ute, genda va muri urwo rugo, udashaka kuvugana n'uwo mugore va muri urwo rugo, ba wigendeye aho kugira ngo wereke abana isura mbi. Nono abo bana nubakubita ejo bagakubita umugore, nukubita umugore wawe umwana w'umuhungu areba, ejo nawe azakubita umugore we. Nukubita mama w'umwana w'umukobwa, umwana w'umukobwa areba, ejo azanga abagabo bose, usanga abana batangiye kwanga kurongorwa, usange niho bibera abantu b'abarezibiyene. Usanga abantu baravuga umwana n'umukobwa, umwana w'umukobwa mwiza ni umurezibiyene kubera ibikomere afite bya se. Ababona ko abagabo bose ari bamwe, kandi wowe mugabo ugomba gutandukana n'abandi bagabo. Yego wowe ufite umwana w'umwana areberaho, ugomba gutandukana n'abandi bagabo. Please, ako kantu ko gukubita abagore, akantu ko kuba intare mu rugo, ibyo bintu mubireke, ntabwo bibabereye. Cakora alimentation nugura umugati w'igihumbi ugure na yawurute ya 5. Ese bitwaye iki? Cyatanu kigutwaye iki? Tuvugishe ukuri, yawurute ya 5 igutwaye iki? Kuyizanira se umwana wawe, kwizanira umwana wawe nkanswe nyina wamugire kugisa amezi 9 akamubyara, umwana yamenye kuvuga abona nyina, umwana yamenye nyina w'umuntu n'umuntu ukomeye. Mwabagabo nk'uko wumva utakubita nyoko wakubyaye, nk'uko wumva utakubita mama wawe cyangwa utakubita mushiki wawe, wikubita n'umugore washatse, njyewe mperutse kujya ahantu shaho muri hoteli, reka mbaha agakuru. Umva mperutse kujya ahantu nyine turimo tuzamuka ko kundi nyine muri gushaka kwinjira muri lift, urumva muri ascenseur mushaka kwinjira, mbona umugore w'umukecuru, umumama sha w'umukecuru unimvi rwose, ubona ko akuze imyaka nka 70, n'umugabo, ariko umugabo we yararimaye, abana n'ubumuga nyine bwo kutagenda, nyine agendera ku mbago. Sha umva, mbona umugore turazamuka, twe tugiye hamwe nyine, twe tugiye muri restaurant, ni hoteli runaka ntavuze kuko wabaga n'aba babandi ntabwo bampembye ngo bamamarize. So turinjira nyine twese dusanga tugiye muri restaurant imwe. Umugore akurura agatebe umugabo sha w'umusaza sha, amukurura agatebe, uri kumva, arangije umva sha aricara, amuha karibu mama, akajya amutamika, yewe data. Sha byari byiza. Umukecuru n'umusaza w'imyaka nka 70 cyangwa 80, none wowe imyaka 47 gufata umugore wawe neza bikumarisha iki ko ugifite imbaraga? Umugore wawe aracyafite itoto, aracyafite 35, 34, 39, uwo mugore uramucupiriza iki? Umva abo basaza narabonye n'abakecuru, numva mana we, numva nyine ndishimye, numva nibimbone n'ibintu byiza. None wowe w'imyaka 47, 45 wowe ufata ugakubita umugore wawe, nta soni gute se? Nabi imyaka 70 bari guteteshanya. Tetesha umugore wawe tetesha umugore wawe. Mujye mucana akaradiyo. Uheruka gutwara umugore wawe muri hoteli ryari? Tuvugishe ukuri, uheruka gutwara umugore wawe muri hoteli ryari? Aha hose hari amahoteli meza kandi aciriritse ya make. Niba udafite ubwo bushobozi nakubwiye ngo umujyane convention da, ariko convention naho wijajaye wamujyana, mujyane mu twa make. Reka kumujyana muri hoteli, uheruka kumutegera mujya Gisenyi ryari ku mazi? Erega nabyo biba bikenewe kujya kuruhuka Gisenyi, ntabwo bikora abahaze gusa. Hari ababa bahaze ariko nabo bafite ibibazo birenze ibyamwe bwe mudafite ubushobozi. Hari abantu bafite amafaranga ariko bafite ibibazo birenze ibyanyu. Akantu kamwe ko gukundana gusa, urukundo nicyo cyonyine kibananiye. Ye baba we, cyakora mwe abagabo muransebya pe. Urakubita umugore urumukubita nkande, wikubita uwo mugore ntabwo ari ingoma y'abaporoso birirwa bavuza aho imirishyo n'imiki. Uwo mugore ntabwo ari inka n'inka n'izigikubitwa. Sorry, urifata ugakopeta urushyo. Ako mwabagabo mwabaye bute koko?
bagabo beza rwose, mwongere muha abagore banyu keya, mwongere mubiteho, uba mugurira akenda, niba ubona yambara rumbiya genda ushaka akantu keza umugurire ukamuzanira, ubwira ati umugore wanjye akira jya wambara aka. None niba mujya mu buriri akararana ikoboyi, fata amafaranga, cyangwa se ushaka umugore w'inshuti mubwira ati genda ungurire umugore robe de nida ziza ziri sexy. niba ubona ararana ikoboyi kuko yarihebye, waramubabaje, niyo mpamvu ararana ikoboyi. aho umugore ararana ikoboyi n'isokoreti kubera ko wamubabaje, waramubabaje, nta byishimo kigufitiye, nta rukundo kigufitiye, kubera wowe utaha wasinze ugakubita umugore, akabazo kose kavutse nk'aho mwagiye muri hoteli ngo muganire urakubita umugore. ayo marira y'abagore banyu mwabagabo mwereka ababwira Imana izayababaza, ni ukuri ko Imana izababaza ayo marira y'abagore banyu. umuntu wese waba warababaje akarira ku bwawe, akababara ku bwawe, uzabibazwa. nta soni. wafashe umugore wawe neza. niyo mpamvu hari abagabo batajya bakira, bakora akavuga ngo arakora ariko ntakire. kubera iki? kuko wirirwa ubwira umugore wawe nabi, wirirwa umwuka inabi, uri kumva, wirirwa umutuka, wirirwa umukanga. umugore ntashobora guteka ibiryo biryoshye ngo wapresiyetinge, uvuge ngo wapresiye, uvuge ngo umugore wanjye uyu munsi watetse neza. ese ubwo ejo wazongera nanjye ngutekeye neza? nshuti, ni wapresiye, nanjye ntabwo nazongera. wajya urya ibyo bishyimbo birimo dodo n'ibiki byose, nabyo nabyo biraryoha iyo bishyizemo akarungo bikaranze neza, noneho bitogosheje. igishyimbo twakuye ku ziko, kubitamo imboga, kubitamo n'ibishyimbo, ubundi wataho wabirya ukabirya, utabirya ukabyihorera. uzi ko usetsa. njyewe hari umuntu uza, hari abantu twari duturanye, kumva, hari abantu twari duturanye kera, umva ariko hariho rero abantu nabo baba bashekeje. hari abantu twari duturanye, umugabo n'umugabo bari bafite abana babiri batoya, noneho bose bakoraga akazi kamwe. ntabwo ndi bubavuge, bashobora kwiyumva bakahita, kuko banzi bakahita bumva ndabavuze, kandi ntabwo bishaka ko bamenya ko ari we. noneho umva rimwe, noneho baza ko bakunda amakimbirane nyine yo mu rugo nyine, kandi buriya ni byiza iyo mugiranye amakimbirane, no kugira ngo mwicane cyangwa abantu bafate izindi ngeso mbi, uri kumva, mubatere kujya kuba abamayibobo n'abarezibiyene, mutandukane, nta muntu ubayeho kugundi. noneho umugore n'umugabo bakoraga akazi kamwe, ariko umugore yataha mbere agafata abana bagateka n'iki bagateka, bamara guteka bakarya, bakita boza amasafuriya. noneho umugabo yaza, ukabona ukuntu umugabo yananiwe n'iki. umugabo yaza akavuga ngo ese ngo akicara ategereje ko bamuha ibiryo. umugore agahita amubwira ngo ntabwo twatetse, ngo hari posho wasize. ariko namwe bagore we, umugabo niba atasize posho wenda kuko ataribonye, ariko hari n'abanga kuyasiga, urumva bayabonye barahimbana. mwabagabo mwe mujye mureka guhimana. umugore yozaga icyombo neza ngaho nta cyabaye, ubundi akicara muri salo. noneho umugabo yaza akavuga ngo mumpe ibiryo, umugore akavuga ngo hari posho wasize. urabaza ibiryo hari posho wasize? kandi umva umugore n'abana bariye bijuse, bageretse ukuguru ku kandi bicariye muri televiziyo. ariko umva hariho muri imiryango ibanyeho gikomando, hariho imiryango ibanyeho gikomando, ariko mwabana gikomando, ariko apana kurwana, apana gukubita. reka njyewe ndarengera inyungu z'abana. yewe mugore si wowe ndeba, ngenda ndareba bari abana. ibyo mukora abana bareba ni bibi cyane, ni bibi pe. ibyo bintu mukora abana bareba ni bibi, birabangiza mu bwonko. n'ahandi usanga abana bafite amadepresiyo, n'ahandi usanga abana bafite ibibazo bitandukanye, n'ahandi usanga umwana yabaye muri lesbiyene kubera ko yabonye ko ise nta keza ke, ubwo ahita avuga ko nyine abagabo bose ni bamwe. mujye muha abagore banyu keya. njyewe hari abantu nzi bagize imyaka za 70,
umumama afite 70, umupapa afite 71, ariko shaho umva baba bakundana, njyewe simbazi bavuga nabi, niba baranavugaga nabi shamva baragendaga ibibazo byabo bakabikemurira iyo kure, uri kumva, bakaza imbere y'abana babo. Sinigeze, igihe cyose nagendeye muri urwo rugo, sinigeze mbona bavugana nabi. Ubu barakuze barashaje, ku gusazana bitwaye iki ko mwaba mwarabisezeranye, muramanika ngo njyewe ngo Liza ngo nemeye ngo kuzabana na runaka akaramata. Yes, akaramata. Wimukubita kuki utasezeranye kukubitaho, kuki utavuze ngo nongeyeho ko nzajyana na Mutimbura, nabyo muzajye kubyandikisha mu mategeko, mukajya mukubita abagore. Ego ku mana yanjye, apana wenda apana kuvuga ngo abagore twahawe ijambo reka turihabwe, none se urabona mutari mugiye kuzatwica. Ego umva, reka nizere ko inama mbahaye mwabagamo nizere ko inama mbahaye mwayumvise, sibyo? Ndabasezeye, utaha nanjye nihagira umugabo uza kundirira akambwira ibibazo afite n'umugore we, namwe nzabakorera ikiganiro. Ariko aka kanya maze kurirwa n'abamama abo batatu, uri kumva, wenda yego wasanga mba numva uruhande rumwe ntarumva urw'abagabo, sibyo? Ariko bibaho benshi barakubitwa. Ntugakubite umugore uko waba umeze kose, ntukajya ukubita umugore, jya wihangana, unushwana n'umugore wawe wigendere, wifatire utwenda twawe duke wigendere. Niyo wajya kurara muri loge wigendere, noneho umujinya nucururuka uzagaruke mu rugo. Njyewe rero ukuntu nteye, buriya umujinya wanjye ushira vuba, sinagukubita iyo mbonye tugiye kurwana, sibyo? Ndigendera, noneho nkagaruka byashize, sinongera kukuvugisha, nkagaruka byashize nka refreshinga, nkongera nkaza ndi mushyashya. Namwe rero kandi ibyo bintu birafasha, jya uhita ufunga umwuka, nubona ugiye gushwana gukubita umugore wawe, jya ufunga umwuka kugira ngo uhita usohoka, uhita ugenda, nta kindi kintu uvuze, kuko nujya kuvuga muraterana amagambo ngo ururimi rwoshywa n'urundi. Niba ubona ko umugore wawe agira amahane, icecekere wigendere, urumva? Kandi mujye munywa na gombo. Numvishe harya n'ikinumvishe ngo kimara imishiha n'imijinya, ntago nkibuka, nzakibashakira, uri kumva? So ngaho rero ngayo nguko nakari kaciyemo nyine, nagira ngo twiganirire, tuvuge ko biba hanze ahangaha bibaho, uri kumva? Reka mbashimire rero mwebwe twabanye muri iki kiganiro kuva gitangiye kugera kirangiye, uri kumva? Kandi nshimira n'abakora subscribe, abakora like, share ndetse na comment, uri kumva? Kandi nyabuna mwagiye mudutera comment, mujye mutera udukomenti twumva ukuntu biba bimeze, mujye mutera comment. Ariko uzi kuba ufite nka views 1400, ufite comment imwe cyangwa ebyiri na like 3, oya badi, mujye mutera agakomenti twumva ukuntu bimeze, turebe ukuntu byifashe hanze ahangaha, tunaganire, uri kumva? So murakoze rero, mwakoze kubana nanjye, reka mbashimire mwe muri kumwe nanjye Liza McDowell. Naho mu kiganiro ubutaha nzaza nkora kuri topic y'ukuntu tugomba kurera abana bacu neza kandi neza ku murongo. So reka rero mbifurize kugira ibihe byiza no kugubwa neza, Imana ibarinde, abameze neza mujye mushima Imana, n'abatameze neza muyishime kandi munayisabe, hanyuma mubyuke mu gitondo mujye gushaka igeno ryanyu, mujye gushaka amafunguro. Hari amafunguro bisaba ko tujya kuyashaka atari butwizanire. So reka mbabwire ngo rero ndabakunda, support yanyu ndayikunda, muri abantu beza, muri abantu b'agaciro, abantu bari muri Amerika mudukurikiranye, mbona muri comment babyandika ati from USA we love you, umva nanjye ndabakunda rwose. Thank you so much, thank you so much. Numva abari mu Rwanda, baduturanye, abantu bose mbese b'ingeri zose, ni ukuri kw'Imana baba mwakoze, kandi Imana ibahe umugisha. Abantu mwese muntera inkunga, umva abantu mwese mudufasha mukaduteza imbere, mukaduha subscribe, mukareba hakajyaho akantu kuri ntuza rwose, umva nibigwira nzagura nibigwira tuzagura. So mugire rero ibihe byiza, kandi amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Mwari kumwe nanjye Liza McDowell, ciao ciao.